ndi umukinnyi wa théâtre. Yego. Navuga ko ari ko kazi ko muri entertainment ufitemo. Okay. Cyo nshatse kuvuga ni iki? Umuntu yambara icyo akunda, icyo yumva ari free y'icyo nkanjye nambara umwenda kuko nzi kuri bumbere. Ntabwo nakambara ikintu nzi ko kitambereye. So abyambara yabihisemo kandi abyambara afite n'impamvu yabyambaye. Nta kumujudginga cyane. Murakoze. Yitwavuga Imana John. Ndi umuganga uvurisha imiti y'ibimera. Tugira ngo tubereke imwe mu miti tuvurisha. Dufite igikukuri, amajyane ya soya, dufite amavuta y'elayo, iri bumba abantu benshi bararikoresha, yaba abagabo, yaba abadamu, yaba abantu bose barabikoresha kuko ni ryiza cyane. Rivura ibintu bitandukanye nk'ifumbi, twe nk'umugongo, impyiko, bisebe n'ibyimba byo mu mubiri, rivura umwijima, urwagashya, rubaga impande, rivura kwishimagura mu myanya ndangagitsina, nk'abakobwa bajya mu mihango bakababara, ni ryiza cyane, rivura mu kiziba cy'inda, tifoyide, ryongera abasirikare mu mubiri, rivura indwara z'ibibyimba. Ushobora kwisiga ahantu ufite ikibyimba cyangwa se ukanarinywa rikakuvura neza nta kibazo. Nk'abantu bahurwa, umubyeyi utwite wahuzwe ibintu ashobora kugenda arinywa, abirya bikamufasha rikagenda neza. Umuti nawo ni mwiza cyane, mazi yateke. Abantu bakoresha nk'abadamu bongera amavangingo ku badamu. Uyu muti ni mwiza, uvura ifumbi, infection urinere, ukira kuri gahunda imihango, ufasha kongera amavangingo ku badamu, utera santima. Amavuta y'elayo nayo ni meza cyane. Ushobora kuyakoresha nk'umuti, ushobora kuyakoresha uyarya nk'umuntu wabujije amavuta, ushobora kuyakoresha kugira ngo tubarangire ahantu dukorera. Uvuye Nyabugogo uzamuka ukagera hano aho bita ku Kidirishya, duteganya n'agahanda kajya Nationale, ni ku muhanda neza uhita uhabona. Hari n'icyapa, ni ku muhanda hano utararenga rwose akagahanda ka kaburimbo, inzu iteganye naho uhita uhabona. Ivuriro ryacu riba ryanditseho mu bushobozi bw'ibimera, uhita uhabona, ni hafi, ni ku muhanda. Nomero wadushakiraho 078 56 46 438. Reka tugushimire aho bana natwe umunsi ku wundi, ubana natwe hano kuri OG's Media TV. Tuguhaye ikaze. Ni Debite Lance nk'ibisanzwe, ndi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi. Amakuru yawe umeze neza? Yego, tumeze neza. Umeze neza? Meze neza. Ko mbona utishimye, udafite akanyamuneza ku maso. Uyu munsi turi kumwe nande, urabasha kwibwira abadukurikiye? Muri kumwe na Gloria. Gloria, tuguhaye ikaze hano kuri OG's Media TV. Murakoze kunyakira kuri televiziyo. Abatakuzi cyangwa se abakuzi urabiyibutsa, cyangwa se abatakuzi turabasha kuba twakumenya nkande, ukora iki, cyangwa se bagusanga hehe, ibintu nk'ibyo. Genda umuramyi. Ndimbo zimbaza Imana zikanayiranya, ariko ntabwo ndagera ku rwego rwo gukora ku giti cyanjye. Ndirimba muri church. Uririmba muri church? Oh, okay. Mu busanzwe cyangwa se muri entertainment nyarwanda ni mu kihe gisata wisangamo nawe? Entertainment, ndi umukinnyi wa théâtre. Yego. Navuga ko ari ko kazi ko muri entertainment ufitemo. Okay. Uri umukinnyi wa théâtre. Izi ngizi twumva kuri radio? Zumva kuri radio. Abantu bakumva nko muri théâtre. Umurage. Uri umukinnyi wa théâtre kandi nanone ukina na film? Ntabwo navuga ko nyina filime byari bya kera, imyaka ibishiriye hari myinshi, hafi 10 ntabwo bavuga ko umukinnyi wa film. Okay, mbese wisanga muri théâtre cyane. Watangiye kubikora ryari? Ese utangira kubikora wabikoze nk'umwuga cyangwa se byaje ubikunda wisanga ubikora?
sinavuga ko byaje nk'umwuga aho kari agakundi k'abanyeshuri nyine tugenda bikara abanyeshuri bimwe byo ku ishuri mugakina komedi mukagira hariya imbere ku munsi wo gufata amabirote mukajya imbere mukapurocinga ntabwo ibyo ngibyo ndashaka uduhe ubwo buhamya akantu ku kandi. iyo ntabwo nabyibuka ko abaciyemo imyaka myinshi. Uratubwira ubwo wibuka? oya ntabwo mbyibuka, imyaka ibaye myinshi cyane. nabikoze 2009 kuva icyo gihe nibwo numva nabitangiye muri mu kigo niga senior 1. Yego. navuga ko ntabirimo cyane kubera akazi. Ushobora kuba utabirimo cyane kubera akazi cyangwa se kubera ko ubuzima bwahindutse, ariko si uri gutangira iyo experience utangira ni experience imeze gute? nta experience afite muri ibyo ntayo rwose naba mbeshye aho na experience afitemo. utangira ni bwari ubuzima bumeze gute uri gutangira, cyangwa se byakugoye mu buryo bumeze gute, wari ubyishimiye mu buryo bumeze gute, mbese ishusho wabonaga muri icyo gihe utangira théâtre ni sheri imeze gute? urumva nari umwana kubikora ari akakundi ukagenda ukabikora and then ukagera igihe mukajya mu marushanwa y'ibigo mukakina. nkazamutse gutyo njya kumva baranyandikiye. icyo gihe ntabwo telefone nari nyemerewe kuyitunga kubera impamvu z'ababyeyi nuko baba bafite uko barera abana babo. bahamagaye kuri telefone ya mama, abantu barampamagara barambwira ati Gloria turifuza ko waza ugakina aha n'aha tukagutureninga ukareba ko bishobora ko twakunze uburyo ubikora. ndakeka ari uko byatumye nzamuka mbikoraho igihe kingana na 2 years. and then nsubira mu ishuri ndiga. imyaka 2 twari dutegereje gushaka uburyo nakomeza amashuri. nyuma ntabwo navuga ko nabigiyemo cyane, ni rimwe na rimwe kubonetse ukagenda, kutabonetse nyine n'imyaka ingahe igashira. Yego. Okay, hanyuma se filime yo umbwiye ko wenda wayikinye mu gihe cyashize imyaka myinshi, ariko se ibyo bintu mtibuka ni ukuri kw'Imana ni kera cyane. Ni kera cyane. Filime wakinyemo yitwaga gute? Amapingu y'urukundo. Iyo sinumva ari zimwe se muri filime n'ubundi zakunzwe mu Rwanda. Muri icyo gihe bivuze ngo wari umwe mu bakinnyi bari hejuru cyane. Ariko nari umwana. Wari umwana? Nari umwana. Nibihe byari bimeze gute? Cyangwa se iyo filime wayinjiyemo gute? Napfaga kujya imbere ya kamera nyine nkabikora gutya. Cyangwa ukamamagara n'utsariya ukambwira ati Gloria ntaza. Nkashiduka nagiye muri filime bitewe n'uburyo nije. Ntabwo navuga ko byari ibintu bindi nyine nabikoraga kuko akavuye nabaga nifitiye. Okay. Mbese ntabwo uzi uburyo wagezemo gusa nisanzemo ukajya bamamagara ngwino nuko, ariko ntabwo yagize amahirwe yo gukomeza iyo filime. ndakeka nanjye ariho byahise bigarukira. mwayikiniraga hehe? ntabwo nzi quartier, nibwo nari nkigera muri Kigali, ntabwo nzi quartier, ntabwo nzi ngo bimeze gute. nari umwana ntaramenya ngo bimeze gute. Okay. uyu munsi uri umuramyi? hari ibibazo bigera muri bibiri ndi buze kukubaza, ariko reka tubanze tuvuge ku bijyanye no kuramya Imana cyangwa se na religion tuyivugeho gatoya, mu gusenga gukizwa byose. wakijijwe ryari? uyu munsi uri umuramyi umeze gute mu Rwanda? nakijijwe ngewe navukiye mu muryango ukijijwe. mama yatureze mu buzima bwa Gikristo, dukunda gusenga, dutoza gusenga, ndetse wanasibuga kubitwa tuvuga impamvu utagiye gusenga. navuga ko nakuze nyine ndi mu muryango ukijijwe. igihe aho naje kubyinjiramo ku giti cyanjye maze kumva ko nsobisobanukiwe,
umunsi nakiraga umwami n'umukiza muri njye nkemera kubatizwa byari 2010 okay mu kwa 12 mu tariki 7 mm ndumva aribwo nabatijwe Nabatijwe. muri restoration okay Kimisagara mm ndumva ariho urugendo rwanjye rwatangiriye rwitwa ko mbirimo ibintu byo gusenga ndakomeza na n'ubu kandi bigezemo urakomera. ntabwo navuga ko nakomeye mu isi duhura n'ibintu byinshi bitugusha ntabwo navuga ko nkijijwe byanyabyo turareba tugacumura tukagenda tugacumura tekereza kuri mugenzi wawe cyane ugasanga ni icyaha ariko basi agace gato ndakirijwe. Okay, niwe muramyi ukunda mu Rwanda kubera iki umukunda? nkunda Patient Bizimana na Gaby Kamanzi mbakunda ari babiri. Gaby first of all rero manza kuvugaho Gaby aririmba neza niwe muntu nanakunda cyane muri ijwi afite ijwi nkunda cyane ndamukunda. Patient we afite ukuntu nyine indirimbo ze wumva zikwinjiza ahantu za kera za mbere nakundaga kuzikoresha cyane iyo nabaga nababaye cyangwa ari nk'ikintu nkeneye ko Imana inkorera nakundaga kujya mu cyumba cyanjye nkaririmba nyine nkumva nongeremo courage nyine afitemo ukuntu yandikamo amagambo ahumuriza atanga imbaraga si ukuvuga ko atari bose baririmba gospel ariko umuntu agira umwihariko. Okay, Gaby Kamanzi ndetse na Aline Gahongayire ni abantu ugereranya gute? Aline Gahongayire arabizi kuririmba cyane ndamukunda ariko jyewe nakuze nkunda Gaby. Wakuze ukunda Gaby. Reka tugaruke muri entertainment. Wambwiye ko ukina mu Murage, ni wowe ukina witwa Izabayo itariho. Zabayo. Okay. Umubwiye ngo nkumireho gatoya wabyemera cyangwa se akantu wigeze gukina ndetse wanasohoka muri studio abantu bavuga ati akantu wagakinye neza cyangwa se no kuri radio akantu bakwibukiraho nk'akahe? Kandi ugerageze na gake. Urabona gukina ku buzima bugoranye ku buzima busa nkaho ujya gukina nk'ari true story wenda y'ubuzima bw'umuntu runaka simvuze ko ari ngewe ariko urakina nyine iyo uri muri mukino uragikina pe. Ndabyibuka nigeze gukina mama ariko ntoteza ambwira ati uyu munsi nakujya ku ishuri kandi nambaye uniforme nanasohotse ngiye nyine ko kunda ugiye ku ishuri byose witunganyije cyagahita akubwira ngo ndavuze ngo uyu munsi nakujya ku ishuri usubira mu nzu ukarira ukabura uko ubigenza. Nararize icyo gihe nshiduka nanarize ndarira pe kuko iyo uri gukina ikintu urakimagina nyine kiri kukubaho ugashiduka wacyapurize. Nararize ndavuga ati Mana yanjye kubera iki kuko wemeye ko ntajya ku ishuri kubera ako kantu narakagize neza ugatuma nsohotse muri studio barambwira ati cyo kuva ngo wakinye neza ahantu havuze neza kubera ko nari ndi gukina ibindimo kandi biba muri societe biba ahantu henshi wenda ubu amahirwe twagiriwe twarahawe leta nziza ibyo bintu bitakibamo. Mu Murage ninde muntu ukumotiva cyangwa se urebera ukavuga ati umuntu iyo turi kumwe turi gukina? Yewe nkunda Kofi umukundira iki? My best friend ni Kofi n'umuntu nkunda cyane ari mature. Okay.
ni akahe kantu ke cyane umukundira kurusha akandi? ni umugabo wiyubashye, umugabo uzi ibyo arimo, kandi wanamwigiraho byinshi cyane mu buryo bwo gushaka amafaranga, mu buryo bwo hari experience umukeneyeho, uragerageza mu bushombe buriya, ari abagabo n'abantu bazi. byanga bikunda urasa nk'umu.com n'ubundi ushobora kuba ukurikirana iyi life yo kuri social media. hari umukobwa ejobundi twavuze ubwo twari kumwe hajya bamwita nde? umwe wambwiraga ngo ati umuntu arahitinze cyane kuri social media ufite iherena hano. Jackie. Jackie ni umukobwa ubona imeze gute? naho kompitura ntabwo najya kumuvugaho ko don't have time, nta gihe mfite kuri we, kuko we nave mu nzira arimo yegereye Kristo ubwo azamuhindura. Ntabwo nshaka ko tuvuga kuri Jackie cyane, ahubwo ndashaka tuvuge kuri abakobwa nyine bari gutrendinga cyane kuri social media cyangwa se kuri platform ya YouTube mu Rwanda. Se biriya bintu bavuga wowe ni ibintu ufata gute cyangwa se wowe ubyumva gute? Ibintu bavuga nyine bambwiye, wenda turebe nko kuri Jackie, dufate urugero kuri Jackie. Ugiye wumva ibiganiro akora, n'abashatse kuganishaho cyane arimo kuganira n'abandi. umuntu agira secret life yiwe, ntabwo nshaka kwinjiramo cyane kuri we. Jackie wese nta nicyo ufite namuvugaho. Okay, reka wenda mbisesengure muri ubu buryo. uba muri gospel cyangwa se uraramya, kandi nanone ugakina amateatre, kandi nanone wakinnye film, sibyo? ubwo rero ugiye kuntandukanyiriza abakobwa ukuntu basigaye bagaragara muri industry ya cinema cyane ndetse na music. Bamwe bagaragara bambaye ubusa, bashobora kwakitinga bambaye ubusa, urumva? Abandi barakora ama content agiye atandukanye, wumva ko bihaze cyangwa se wumva ko ubuzima bwababihiye, icyo bashaka ni amafaranga kurusha ibindi. Bashobora kuba bakora icyo ari cyo cyose, bagashira ubwambure bwabo hanze. wowe ni ibintu ufata gute? Kena agaciro mbiha. Agaciro mbiha kuko ntekereza ko umwari ufite future ntabwo yajya hariya ngo yiyambike ubusa. Ntekereza ko iyo ushaka kwiha agaciro, ushaka ko na rubanda baguha agaciro, wowe ukiheraho. Ubanza kwiha agaciro, kuko iyo uhaye agaciro nanjye mboneraho kuguha agaciro. So ntabwo navuga ko kwambara ubusa, kandi nanone buriya sinshatse kubacira urubanza. So nshatse kuvuga ni iki, umuntu yambara icyo akunda, icyo yumva ari free y'icyo. Nkanjye nambara umwenda kuko nzi kuri bumbere, ntabwo nakambara ikintu nzi ko kitambereye. So abyambara yabihisemo, kandi abyambara afite n'impamvu yabyambaye, nta kumujudginga cyane. Ntabwo mbashyigikiye, ariko umuntu ajya akora icyo yumva ashaka kandi kimubereye. Ariko uyu munsi u Rwanda dufite ni u Rwanda rwateye imbere, kandi rwasirimutse. Turabibona. Byinshi rero twe tubibara nk'ubusirimu. Sirimu ni mu mutwe. Ndakeka ubusirimu atari kwiyambika ubusa. Ariko ako kantu nakavuzeho, navuze umuntu ashobora kwambara neza yambaye ibigufi akumva ni umusirimu ku giti cye. Burase biriya bintu bavuga cyangwa se uko bagaragara nta somo bitanga, nta kintu baba bashaka kwigisha. Iyo bitinzeho nyine, wowe wabitinzeho niwe ukuramo isomo yawe. Uyu munsi umukinnyi wa theatre kameze ni umukinnyi umeze gute? Ukunda akazi ke. Ukunda akazi ke. Kuri set tukamubona ameze gute? Ari umuntu uzi icyamuzanye. Umureba kuri televiziyo akabona ari umuntu umeze gute? Biha agaciro kandi uzi ibyo arimo. Uzi ibyo arimo? Uzi icyo arimo nyine, uzi ikintu icyo ashaka. Uyu munsi usubiye muri
movie cyangwa se muri film ni iyihe role ubona ko utashobora? role ntashobora apara yanjye role ntashobora no kuba najya mu cyumba nkaryamana n'umugabo. Kubera iyihe mpamvu buriya? Bitewe n'agaciro kanjye kandi ndi umukristo ntabwo najya mu hariya mu buriri ngo njyame numve ngo ni agaciro. Kandi uri kwakitinga? Ndi kwakitinga ariko ku ruhande rwanjye numva ko bitaba ari byiza. Bitaba ari byiza? Kandi uri gukina film? Ndi kuyikina ariko kuri njye none se najya kuyikina ntabyemeye. Kandi ushaka kuba umwactrice mwiza? Ntabwo kuba umwactrice mwiza ku ruhande rwanjye numva ko ariko najya mu buriri. Nta n'ibyadanje birimo ariko kuri njye ntabwo ibyo numva ko ari byo ariyo role nakina. Njye kuri njye iyo uri gukina film numva ko byanga bikunda bari isomo uri gutanga, kandi ushobora kuba wayitanga mu buryo bwose. Abamenyereye film abazireba bazi ko uri gukina film. Yego sinzi niba ku idini ryanyu cyangwa se ahandi bakubonye mu buriri uri gukina filime bashobora kubigira ikibazo. Ese babigira ikibazo kandi uri gukina filime gute? Kandi uri gukina filime? Gukina filime sindi gutanga ubutumwa bwo kujya mu buriri. Nta butumwa burimo. Njye numva ko wenda ushobora kuba uri kwigisha kwirinda, ushobora kuba uri kwigisha byanga bikunda, ahubwo niho hari ubutumwa kurusha n'ahandi. Ku ruhande rwanjye nanjye ntashobora nta na discussion ndende mfite. Okay. Uyu munsi rero ukoresha TikTok, ziriya social media zizindi. Iyi ukunda gukoresha cyane ni iyihe? Instagram. Kubera icyo ukunda kuyikoresha kurusha izindi? Sinzi impamvu nanjye nisanze nyikoresha cyane. Content ukunda gushyiraho ni imeze gute? Postinga umwana wanjye avuga ubutumwa bwiza nyine. Nkabona postinga akantu kagira nzi ko uri bukarebe hari icyo kari bumuhindureho. So nkeka ko ariyo mpamvu bari nisanga. Uyu munsi uri umuntu ufite umwana umwe? Ni babiri. Umwe bamwita Abi, undi bamwita Jenny. Abi niwe mfura. Afite imyaka ingahe? Afite Abi se ni umuntu wavugaho gute? Umwana w'umuntu ari ikintu too strong. Kuko nzi ko ukina filime ukina theatre uri umukobwa kugeza ubonye Gabi. Ni Abi. Nzi ko harimo story ikomeye cyane kandi nshaka ko tuvugaho. Ibaza story yo ku mwana n'umuntu se abari birebire. Umwana wamuvugaho byinshi. Umwana ni ikintu kitagereranywa n'ikintu cyose. Just ni ikintu gitandukanye, ni umuntu utandukanye n'abandi bose ubona bagenda. Kuri wowe ari umuntu ukomeye cyane. Bigira gutyo ubona Abi aravutse urumva ariko azanye ku isi na mama wari umaze imyaka igera muri 10 n'ingahe yibana cyangwa se yimenya mu bijyanye n'ubuzima. Se iyo life ni life yari imeze gute? Niba nakujyanye kure mfite icyo mvuga kuri ibintu birebire. Nyuma yo kwiga umva iyo urangije kwiga nkatwe nk'abakobwa ikindi kintu utekereza se ni ikintu kuzashaka umugabo ukagira urugo rwiza ukabyara. Narangije kwiga ndashaka bana n'umugabo turabyara Abi turamurira arakuze. Tugiye wiga wabanaga n'ababyeyi?
ntabwo wabonaga n'ababyeyi kubera iki kandi utabonaga n'ababyeyi uri umwana w'umukobwa? ntabwo nabanaga n'ababyeyi kubera impamvu, umuntu agira impamvu nyinshi. Nimba mvuka mu karere ka Nyagatare, yego, kandi akariho baba, kandi nkaba nsindiye kuza kwiga i Kigali, umva nyine urabasigaye ukaza gukomeza ubuzima bwawe. wigaga muri boarding? Ariko hari amakuru mfite ko hari struggle y'ubuzima wahuye nayo muri icyo gihe. Icyo nageraga tuganiraho cyane, ninagera kuduhe iyo experience nk'umwana w'umukobwa wabayeho mu buzima nka buriya kugera ubwo ushatse ukabyara abana babiri. Struggles umuntu yahuye nazo ntabwo zabura mu buzima, ntabwo utabura na struggle. Ndakeka aho umuntu agenda buri munsi ntabwo wabura guhura na struggle. Nahuye na struggle ndende, ariko Imana yashoboje kuyinyuramo. Bwari ubuzima bumeze gute kuba waratangiye kwikorera wiga mu wa 5 primaire? Ubwiwe n'iki ko nageze mu wa 5 primaire ariho natangiriye. Kubera mu wa 5 primaire ntabwo navuye mu cyaro, nzi kwiga i Kigali, ubuzima bwanjye bwo kwibana nawe bwayoboye, ndakomeza ndiga ndasoza nta shuri na rimwe nacikije. Mu wa 5 primaire nibwo watangiye kwibana? Kuba i Kigali, ntabwo nabaga ghetto, nabaga i Kigali muri famiye. Utabana na famiye yawe aho uvuka? Ntabwo nabanaga na mama. Bwari ubuzima butoroshye gute? Shabari long story, ibyo bintu kubyinjiramo byaba ari deep cyane. Nta kibazo, nibyo bidufasha kugira ngo umwana w'umukobwa umeze nkawe cyangwa se wari umwana w'umukobwa uri hano hanze nawe uri kubaho muri ubwo buzima, nyamara wari intwaro zigiye zitandukanye wagiye ukoresha kugira ngo ubashe uyu munsi uhagaze gutya. Ahubwo namugira inama ntarinze kubiturukamo cyane, kuko umuntu aba afite secret life ye iri strong cyane, atanarinze kubyinjiramo cyane. Gusa ubutumwa natanga, ndabizi hano hanze hari bagenzi banjye bahuye na struggles zikomeye, biturutse ku mpamvu z'ababyeyi, biturutse ku mpamvu z'imiryango, ariko ngiye struggle nanyuzemo yari turutse ku babyeyi banjye. So navuga kuba bafite struggle ituruka ku babyeyi babo. Ababyeyi bacu rero kenshi bakunda kwirebaho cyane, ndakwirebaho cyane. Nimba ubibona ku babyeyi bawe, cyangwa akaba ari ikindi kintu mudahuza n'ababyeyi, bikaba ngombwa ko wajya kuba ghetto, ko mbivuge gutya, wajya kuba mu buzima bwo kwibana, ntekereza ko wabanza ukitekerezaho cyane. Ntabwo ghetto ari inzu, ari ubuzima wumva ko ni bwa buzima yego uba ubayeho uri free, ujya aho ushaka, usohokera aho ushaka, wambara icyo ushaka, ariko buriya bana banjye icyo nababwira ni uko uyibayemo udafite intego, waba indaya hano hanze, waba marine nk'abandi bose, nyine wagira ubuzima buri difference, ugasanga wisanze mu bintu utigeze utekereza mu buzima bwawe bitewe n'impamvu runaka ituruka mu miryango. Gusa icyo nababwira, mwirinde, mwitware neza, n'ubu nayibamo ujye uko witwara, be mature mu mutwe. Okay, ariko watwimye ubuhamya bwo muri icyo gihe? Nta buhamya, ntabwo umuntu yaba ari secret life yiwe, wenda igihe kizagera. Uyu munsi ni irihe somo rikomeye cyane waha abana b'abakobwa muri iki gihe isi iri kuri vitesse maximum cyangwa se iri kwiruka cyane? Jewe se akari yanjye somo nabaha, ngiye nkurikije line yanjye n'uburyo nzarera umwana wanjye, nzamuyobora inzira y'Imana. Iyo bagiye muri Kristo ibintu byose birahinduka, umenya nuko witwara. Ikigo bita OGs n'ubwa mbere ucyumvise? Si ubwa mbere. Njye ngifite amakuru.
wambwiye rero kuri ayo makuru ku buryo nshobora kukubwira amakuru nawe ugahita wumva ushaka kujyayo. Nzi ko ari ikigo gifasha muri entertainment nyarwanda, cyigisha gucuranga, cyigisha gukina filime, cyigisha ibintu nk'ibyo byose. Ikindi abafite amakwe bajyayo barabafasha, bashobora kubaha band, live band, bashobora kubaha sound cyangwa se abana bakora protocol neza na service. Bakina filime zigiye zitandukanye. Abashaka kubakurikira n'ubundi baca kuri social media zabo ni OGs Rwanda kuri Instagram, Facebook n'ahandi. Abantu se nuhagera uzumva abantu ndumva ari sawa nuko ndumva ari sawa n'utarahagera ubwo yahagera. Okay, ubutumwa bwa nyuma waha abadukurikiye ubundi tugasoza. Cyo nababwira bagana icyo kigo cya entertainment kibafashe kuri serivisi zose bakeneye. Ikindi mwibuke kubaha umwami. Okay, nanjye reka mbabwire ngo bagize neza kubana natwe hano kuri OG's Media TV. Umwanya mwaduhaye mureba iki kiganiro ni umwanya twishimiye cyane. Imana igikomeza ibaho umugisha. Niba warakoze subscribe, wakoze ikintu cyiza cyane kugira ngo tujye tubana nawe umunsi ku wundi, natwe dukora ibiganiro bigiye bitandukanye, dutera imbere, twese tubona amafaranga, buri kimwe cyose kigiye kigenda neza 5/5. Nitwa Debby Lance, yari OG's Media TV ndetse n'umutumirwa wacu w'uyu munsi.